Yes, reka rero mbifurize kugira ibihe byiza cyane aho muherereye ariho hose. Mbifurije kugubwa neza cyane mu mbibi zose zigize iyi si, waba uri mu Rwanda, waba uri Uganda, waba uri Kenya, waba uri Tanzania, waba uri mu Burundi cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no hanze y'imbibi z'u Rwanda. Hanyuma rero ndagira ngo munyemerere tugaruke kuri aya makuru mu gitondo azindutse avugwa ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kuri incuro ndagira ngo muze kunyemerere nyahere mu Burundi, mbanze mbabwire ukuntu bigenze. Ese Prime Niyongabo ko biri guhwihwiswa ko yaba amaze kugira gute, yaba amaze kwitaba Imana ndetse aguye no mu bitaro bye, byaba byagenze bite? Perezida Evariste Ndayishimiye wafatwaga nkaho ari mu buhungiro, buryo no mugabo yari trick cyangwa se byari imitwe yakinwaga kugira ngo uno mugabo ubuzima bwe bukomeze bumere neza cyane. Uyu mugabo yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi kandi yaguye ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye mu gihe byatangazwaga ko ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye cyaba gifite ikibazo ndetse kinakomeye cyane cyo kuba nta ndege yemerewe kuhagwa. Burya bamaze kubikosora kera cyane uyu mugabo, ndetse yaje no gutaha agera mu gihugu cy'u Burundi amahoro. Nkuko nabivugaga niko byagenze. Iyi yari imitwe ikaze cyane bakinnye kugira ngo uno mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye yikorera utuntu tw'operation twiwe yiturije ndetse yibere mu kazi ameze neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero munyemerere nze basobanurire iby'uyu mugabo, ese yaba yahuye nande, byagenze bite kugira ngo ubundi uno mugabo byavugwaga yuko ari muri Tanzania bitewe n'ikibazo cyuko umutekano mu gihugu cy'u Burundi wifashe utari neza ko bashaka kumwivugana, none byagenze bite? Ese iki gitambo cyaba ari cyo cyatanzwe kugira ngo Prime Niyongabo apfe hanyuma Perezida Evariste Ndayishimiye abeho, cyangwa se byose ntaho bifite naho bihuriye n'ukuri, byose ni ibivugwa? Reka nze dusobanurire iby'aya makuru hanyuma muraza gusobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma kandi turabwira ko M23 bayigeramiye. M23 ubu tuvugana nayo imerewe nabi cyane ku bitero bikaze iri kugabwaho n'igisirikare cy'u Burundi ku bufatanye n'ingabo za Tanzania ndetse n'abacashuro bari kurwana bafite umujinya ko umuyobozi wabo amerewe nabi ndetse afunzwe n'intare za Sarambwe. Ese M23 kubera ikiri kugabwaho bino bitero bingano uku nguku, bundi byagenze bite? Byose rero nakubwiye ngo nuza gukurikira neza cyane uraza gusobanukirwa uko ubihagaze kugeza amaginganga. Muri teritwari ya Rucuno imirwano imeze nabi, ikitwa FDLR cyakamejeje ndetse ibitero bikaze cyane biri kugabwa ku ntare za Sarambwe. Ndaje byose mbibasobanurire, mbabwire n'ukuntu muri Warikare bihagaze, uko umubirigi yamaze gufata umwanzuro ukakaye ndetse buri gikorwa cyose na muvuma M23 iri kugira tera zose. Ndaje nzi gusobanurira neza cyane 5 ku buryo ki nta kantu kari buze kugira gute kuza kugucika. Hanyuma rero twihuse cyane tujye mu makuru yacu ku nkuru nyamukuru y'ibizindutse bivugwa ahangaha n'ubundi kuri tere y'urugamba cyangwa se kuri tere y'imirwano hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko munyemerera amakuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Mbere yuko rero dutangira aya makuru, shuti mukunzi wacu west yacu yakadasoka, ndagusaba ngo ukande kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana neza cyane gatanu kuri gagenzi kako. Hanyuma numara gukanda subscribe wibuke gukanda like, kuko gukanda like ni ibintu byiza cyane buriya biba bifasha umunyamakuru uri gukurikira. Munyemerere amakuru yacu tuyatangire mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero mu gihugu cy'u Burundi hari inkuru itunguranye muri iki gitondo, nabonye abantu benshi batangiye kuvugaho cyane batavugaho rumwe, ngo nuko Prime Niyongabo yaba yapfuye. Uyu mugabo rero ndagira ngo bamenyeshe neza cyane ko uyu mugabo bishoboka ko yaba ahubwo arwaye, ndetse usibye no kuba yaba yapfuye uno mugabo ni muzima cyane, arakomeye, kuko maze kubona amakuru nyahawe n'umurundi avuga neza ko Prime Niyongabo ameze neza cyane kandi kari umwe mu bantu bakiriye, umwe mu bantu bakomeye cyane hano muri Afrika, umwe mu bakire cyangwa se umukire ukaze cyane muri Afrika dufite, waba wamaze kugera hano mu gihugu cy'u Burundi. Gusa nubwo ngo bimeze uko, uyu mugabo ku munsi w'ejo ntabwo yari ameze neza, ndetse ubuzima bwe bwari buhagaze nabi ku buryo cyagiye kwivuriza mu bitaro bimwe mu bye yashinze hano mu gihugu cy'u Burundi, ubuzima bwe bakabusubiza ku murongo, ariko ubundi bwo ntabwo yigeze yitaba Imana. Ariko kandi binabaye akaba yagira icyaba cyangwa se akaba yakitaba Imana, turahari kugira ngo tute tubasobanurira uko bimeze. Amakuru tuba turi kuyakurikira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, ndetse tunashakisha abantu bariyo kugira ngo batugezeho ayo makuru
makuru aba yizewe. Niyo mpamvu rero ntavuga ngo ngewe ngo nje kubaha igihuha cy'ibintu byabaye kandi bitabaye, ntago rero nabikora kubera yuko ndabakunda cyane kandi ntago mba nifuza kubabeshya. Hagati aho ngaho rero Prime Niyongabo ni umwe mu bantu bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ni n'umukire cyane ku buryo kiyafashe hafi umurenge wose, hafi akarere kose akakagira ake. Aragenda yubaka umujyi we, anawubakamo ibitaro ndetse n'amashuri kugira ngo abantu bahatuye batazigera bagira icyo babura. Prime Niyongabo rero nk'umuntu ukomeye cyane ndetse ujya uvuga rikijyana, umwe mu bantu Perezida Evariste Ndayishimiye yubaha cyane kugeza amagingo aya ngaya. Byavugaga ko ubuzima bwe muri mu kaga, ariko amakuru atugezaho atubwiye yuko uno mugabo ashobora kuba ameze neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hagati aho ngaho rero munyemerere tubabwire kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, uyu mugabo w'umunyamitwe cyane. Nari nzi yuko uno mugabo atazi uburyarya ndetse na trike za politike, none sanze ahubwo ari mubaya sana nyuma yuko bamutangarije ko ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye kimeze nabi cyane ndetse system itari gukora neza, ko kubwizo mpamvu rero adakwiye kuza kugwa ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye hano mu mujyi wa Bujumbura, ahubwo akaba yasaba uburenganzira bwo kuza kugwa ku kibuga cy'indege cya Tanzania, akaza n'amato cyangwa se n'imodoka yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo rero uzi gukina politike nawe yamaze kubigira umwuga, akavuga ati buriya kubaho neza bisaba kubeshya abo muhanganye ukamenya ninde mukunzi ninde mwanzi. Uno mugabo rero waruzwi neza ko akiri Dubai cyangwa se akiri hano mu gihugu cya Tanzania agishakisha uburyo bwo kuza kugendamo neza cyane, amaze gutungurana maze atauka mu gihugu cyiwe amahoro ndetse yanakigezemo kera cyane. Uyu mugabo narehoze mbivuga ku munsi w'ejo abantu tubana ku macano agiye atandukanye, narabivuze ndababwira ati uyu mugabo yaba ari imitwe yo kugira ngo yishakire cyangwa se arebe ko bwacya kabiri ari gukina ngo amenye umwanzi n'umukunzi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero ubu tuvugana amaze kwakira umukire dufata nkaho ari uwa mbere muri ino minsi, yitwa Dangote. Uyu mugabo rero numwe Diamond Platnumz yaririmbaga cyane, ngira ngo muramuzi neza cyane no muhanzi wo muri Tanzania Diamond nyine. Uyu mugabo aramuririmbye cyane, bamwita Dangote. Uyu mugabo rero akaba amaze kugira hano mu gihugu cy'u Burundi. Ese yaba agiye gutera inkunga kino gihugu cy'u Burundi dore ko ari umukire ku rwego rwo hejuru cyane utabitekerezamo, cyangwa se yaba hageze ngabanyege cyangwa wenda aje kugira ibyo aganira na Perezida Evariste Ndayishimiye? Reka tuze kurebera hamwe ibyo uno mugabo yatangaje byose. Rero turaza kubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako mu makuru yacu ari buze kubagira gute, ari buze kuba akurikira. Hanyuma rero mwabyumvise neza cyane, Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Iyo niyo ngingo nyamukuru, yamaze kuhagera ndetse n'ibikorwa by'akazi ke yatangiye kubikora. So birumvikana neza cyane rero kubwo umutekano wara mu gihugu cy'u Burundi uhagaze neza. Perezida w'igihugu niba hari nta mpamvu yo kugira ubwoba, abanyagihugu bose nizere ko mumeze neza cyane. Hagati aho ngaho rero munyemere tugaruke ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. M23 iragirizwa kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice biherereyemo abasirikare b'abarundi ndetse basanze iwabo, ku buryo kingo banashimusa abasirikare b'abarundi bari bacunze umutekano ku mupaka ku munsi w'ejo. Uyu munsi rero igisirikare cy'u Burundi nk'igisirikare cyanga gasuzuguro ndetse no kuba cyakotororwa n'inyeshyamba arizo za M23 cyatangaje neza ko kigomba gukora ibishoboka ibyo ari byo byose bakereka itandukaniro ryabo hagati yabo na M23, bakabereka ko bari ingabo z'igihugu batari inyeshyamba. Sinzi niba icyo kintu muri kucyumva. Bavuze ko bagomba kugaragaza itandukaniro ryabo hagati yabo n'igisirikare cy'ama 23 yuko atari inyeshyamba, bo batari inyeshyamba ahubwo ari gisirikare cy'igihugu. Impamvu rero ibyo byose biri kuja biba nuko kugeza amaginga aya ngaya mama 23 yamaze kurakara ku buryo bukaze cyane, ndetse ibitero bikomeye cyane ikaba yakomeje kugenda igira gute ibigabwaho ndetse nayo ibigaba ahangaha mu mujyi wa Uvira. Amakuru ari kutugera aremeza neza cyane ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mama 23 ishobora kuba ifite uno mujyi wa Uvira ku buryo bukaze, bitewe n'ibindi bice yamaze kwigarurira bisa naho bisatiriye uyu mujyi wa Uvira. Kandi uno mujyi wa Uvira ukaba ari umwe mu mijyi ikaze kandi ikunzwe cyane n'abasirikare b'abarundi n'abamerceneri b'abacashuro.
ariko kugeza amagingo angaya bakaba batabasha gukontorora neza uko babishaka umujyi wa Uvira, bitewe nuko M23 yinjiramo uko ibishatse yarangiza igakora operation ikigendera. Ubu tuvugana nk'igisirikare cya M23 nagenekerereje kureba uko hirya no hino bagenda bakivuga, bamaze kuvuga ko iki gisirikare cya M23 kiramutse gifashe igihugu cya Kongo cyaba ari igisirikare cya mbere ku isi ya rurema, I mean hano ku mugabane wa Afurika, gikaze ndetse gifite ubudasa na tekinike nyinshi cyane cyangwa se tactique zose za gisirikare zikaze, kuba nyine babasha gukora ibikorwa bya gisirikare bakanabana bikorera mu kindi gihugu, kandi icyo gihugu ntikirabukwe ngo niki cyakozwe niki cyapanzwe, bakaba bakitahira kuba bagaba ibitero bikomeye cyane ku biyoga by'indege by'ibihugu ndetse no ku kibuga cy'indege cya Kongo hose za Gisangani. Murabizi neza cyane ibyo nabyo bibagira abahanga mu buryo bwose, haba mu buryo bwa tekinike, haba mu buryo bwa connection ndetse n'uburyo bw'imirwano ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, byose bibarirwa muri gisirikare mu ishami rya gisirikare. Sindi umusirikare wenda ngo ndaza kubisobanukirwa neza cyane, gusa amakuru mfite nkurikije n'ibyo nagiye shakisha kuri bano barwanyi ba M23 kuri ubu muri Afurika bamaze kuba abantu bakomeye cyane, ndetse wanabaye umutwe w'inyeshyamba wa mbere ukoze ibikorwa iyindi mitwe yose itari yagakora, cyane cyane yiswe ko yarwanyaga ubutegetsi runaka. Abeshi imyishi yagiye isenyuka mbere yuko igera ku nzozi zabo, ariko M23 bigaragara neza cyane ko bashaka kugera ku nzozi zabo cyangwa se ku cyo bapanze, ku gitekerezo cyabo bateguye kuva na kera. Hagati aho ngaho rero ngira ngo murabyumva neza cyane, ntago ibintu byoroshye, ariko uko byagenda uko ariko kose buriya M23 nayo ntago iraza gushyiramo imiyaga. Buri ikiza gukurikira muraza kuba mukiyumvira neza cyane 5/5. Aho ngaho rero murabyumva, munyemerere twite tugaruka ku mirwano yabayeho, aricyo gitumye mvuga ibi ngibi byose, nuko kugeza amagingo ya Prende Ruzizi yose yuzuyemo abasirikare b'abarundi, ndetse bano basirikare bakaba bagiye bambuka n'ubundi kino kigezi cya Prende Ruzizi cyangwa cya Ruzizi. Aha ngaha ni kigezi gitandukanya uno hagati y'u Burundi na Kongo, birahatandukanya, ariko ibice byose bitandukanyaho n'ubu Burundi na Kongo nuko byose biherereyemo M23. Kuba rero M23 iri kwatakwa bikaze, ntago dushobora kubitindaho wenda ngo tubigire ibintu bya danger, ariko igihari nuko M23 nayo iri gushakisha ubundi buryo bwo kuza gutsinda izi ngabo z'u Burundi zikomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo zirebe ko zasenya M23, ariko ntago biri kubakundira. Mana nyagasani rero reka dutegereje turebe ibiza kuba biravamo, niba koko M23 iraza gutsindwa ruhenu cyangwa se iraza gutsinda aba basirikare b'abarundi baje bataka bavuga ko bafite gahunda yo kuza gufata ndetse na Bukavu ndetse n'indi miji igiye itandukanye M23 yigaruriye, harimo n'ibice birimo ibibuga by'indege nka Kavumu, Goma n'ibindi bice bigiye bitandukanye, byose ko bari kubishaka ku bwishi. Ese baraza kubishobora cyane? Babishobora, reka tubihanga amaso hanyuma dukomeze dukurikire neza cyane, ari nako wibuka gukanda subscribe kugira ngo nze kubikugezaho buriya iyo nagafashemo agahu kaba kahuye n'umunyutsi, ndetse amakuru yose fite y'ubwino ndayabahereza, kandi ku mpande zombi ngerageza kugerayo kugira mbabwire uko biba bihagaze. M23 rero kugeza amagingo angaya nta kiratangaza kwibi bitero ndetse nta nikirabikoraho, ahubwo icyo bakoze icyo bita reprise strategique, baba nk'abasuye inyuma ho gatoya. Iyi ni tactique ya gisirikare ikoreshwa cyane n'ibisirikare by'ibihugu cyangwa se n'indi mitwe iterabwoba yose, aprito n'indi mitwe yose irwanya ibihugu yose. Iyi tactique bakunda kwikoresha cyane. Hagati aho ngaho rero munyemerere turebere hamwe indi mirwano ikaze yabaye mu bice by'imirenge cyangwa se by'imurenge, ahabarizwa Twirwaneho. Kugeza amagingo anga rero biratangazwa cyane ko Twirwaneho yaba yakoze akazi gakaze cyangwa se gakomeye mu guhagarika igitero gikomeye cyane cyari cyagabwe na Mai zisanzwe ziyobowe n'umugabo bita Foka Mike ndetse n'uwo bita Imuri ya Kutumba, ndetse n'abandi bagiye Bangoma Nzito n'abandi bagiye batandukanye, bose basanzwe bakorera ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Bakabagabwe igitero rero bashakisha uburyo ki bashobora kuza gusenya Twirwaneho, ariko Twirwaneho irangije irabakanira ku buryo buteye ubwoba cyane, birangira n'ubundi ibice byinshi cyane n'ubundi byigaruriwe n'intare za Sarambwe. Ngaho nguko rero shuti bakunzi bacu, mumenye neza ko nyine ibintu bitoroshye habe na gatoya. Rero tukaba dukomeje gukurikirana akantu ku kandi, ubwo
muba hafi cyane kugira muze gusobanukirwa uko biza kuba bimeze. Ubwo rero twirwaneho yamaze gutsinda uru rugamba, nta mpamvu yo kuba abantu mwajya mukiheba muvuga ati biranze niba igisirikare cy'u Burundi cyatugabye bitero. Oya, baravuga ngo nta giti cyatemwa habari ikizere cyuko gishobora gutoha. Rero ntimugatinde cyangwa se ngo ntimugatinde kuri ibyo bintu cyangwa se ngo mugire ubwoba bwo mu mitima yanyu, mujye mukomera cyane, Uwiteka aba bari hafi. Hanyuma rero munyemerere mbabwire ko muri Walikare ibintu bimeze nabi cyane. Walikare intare zasarambwe nk'abantu bazi neza ko ibyo bakora baba bari kwirwanaho, bakomeje gupusa bashakisha gufata ino teritwari ya Walikare, ariko byabaye ibibazo bikomeye cyane. Byanze umubiri uri hariya yanze kurekura. Icyo arashaka nuko iyi Walikare aza kugira gute kuyigumamo wenyine. Iyi Walikare arashaka kuyigumamo wenyine, ndetse n'amabuye y'agaciro yose arashaka kuyarya wenyine. M23 rero ntago bayikeneye. Hagati aho ngaho rero munyemerere mbabwire ko ibi bice byose birimo imirwano ikaze kandi ikomeye cyane. Hanyuma rero mube hafi uyamuze gukurikira andi makuru nza kuza kwambageza mbarariki amakuru yo muri Rucuro ndetse na Rubero n'andi ajya atandukanye yose ntababwiye nari navuze muri intro. Hanyuma rero mukomeze mukandi subscribe mube hafi cyane. Hano nzajya ngenda bagezaho utuntu tw'udukuru buri munsi kandi twiza turyoheye amatwi yanyu. Ndabakunda cyane. Imana